nubwo ntashobora kwihaza mu byo nifuza, nk'ubu ntabwo nshobora kumesa kubera imbaraga, kugira ngo mese kugira ngo agatuza gafatane n'amazi, bityo mbabara mu gatuza. Ubwo rero ntabwo nshobora kwihaza mu buryo bwose buhagije, ariko muri duke Imana yakoze ndayishimiye. n'ako gasura mbonana ni uko n'ibyo Imana yakoze, ni imirimo y'Imana. Ngize agatekerezo, hari abantu, si wowe wenyine muri iyi si, hari abandi bafite ibibazo byinshi bitandukanye, ndetse birashoboka kuba hariho n'abandi bantu bazagukurikirana bafite ikibazo cy'ubumuga. Ntawe ubuhamagara ngo buze, ariko barahari babufite benshi. Ariko wowe hari ibyishimo ufite, hari uburyo twumvisha unaririmba. Ni ikihe kintu wabwira nk'ababyeyi bafite abana babana n'ubumuga? Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, inshuti z'umusaraba mwese, bakunzi ba Jean Baptiste Bolingo TV, mugubwe neza, Imana ibahe umugisha. Noneho ntibisanzwe, twavuze ko tugomba kujya tugerageza tugashaka abantu bafite ibintu, ndavuga bafite ibintu, ubutunzi bw'iby'Imana, bafite ubuhamya, abantu babana n'Imana mu buryo butandukanye, nk'uko Imana yaduhamagaye ikabana natwe, nawe ikaguhamagara. Imana ishimwe, gubwa neza. Rero muri kano kanya hari umuntu nifuje ko mwaza kubona. Imana ibahe umugisha, dusatire hanyuma tumwegere turebe. Turashimye Yesu, wowe watubeshejeho ku manywa na nijoro, katurinda ibyo tutazi, tukaba tugeze uyu munsi. Nyemerera Mana ubane natwe kuri iki gicamunsi, tukugirireho umugisha. Izina ryawe nirishimwe kuko uri mu ruhande rwacu. Icyo tutemereye ni imyuka mibi, mu izina rya Yesu. Mwuka wera naza aganze, Mwuka wera naza adufashe, Mwuka wera nadushyigikire, impande zose tubona imbaraga zawe. Urakoze Kristo, kuri mu ruhande rwacu. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Nezerewe Imana cyane nanone mu mutima wanjye, kumaye uburyo bwo kuvuga imbaraga zayo no kugira neza kwayo, no kuvuga ahantu yankuye, nkaba nakwamamaza imirimo y'Imana yakoze ahingejeje. Imana yarakoze, yanteye ibintu bintera kwishima, yankoreye ibintu bintera ibyishimo byinshi ntari mfite mu buzima bwanjye. Ariko mbere ya byose nkunda ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice ni 9, umurongo waho ni uwa mbere. Ngo Yesu akiza umuntu wavutse ari impumyi, ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Imana y'amahoro itugerere neza. Iri jambo riramfasha mu buhamya bwanjye, riranyubaka. Iri jambo rintera imbaraga, nanjye nkumva rinteye gukomera mu mutima wanjye. Imana y'amahoro ishimwe. Haleluya. Akarere ni aka Gicumbi, umurenge ni uwa Byumba. Ndi umukobwa ukijijwe muri ADPR,
Imana y'amahoro ishimwe, ndi kumva ibyo bihagije. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Rero izi nkuru mbasomeye z'uyu wavutse ari impumyi, Yesu ngo yarakigenda ari kumwe n'abigishwa be, ngo babonye uyu muntu, abigishwa bagira ikibazo ngo ese ni iyihe mpamvu yavutse ari impumyi? Arabaza ati se n'ababyeyi be cyangwa se n'icyaha cye bwite? Yesu arabasubiza ati ubwe nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ibyo byose byabereye kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Haleluya, amen. Nanjye rero navukanye ubumuga, mfite ubumuga, navutse mfite ubumuga, nyine nize kugenda. Kuno umwana yiga kugenda ababyeyi babona afite ubumuga, babonye mfite ubumuga nyine bagerageje kumvuza mbere ya jenoside yabaye. Ariko Foribi, Imana iguhe umugisha kugira ngo birusha kugenda neza, abagukurikirana bakumve neza, tutaza kugira ikibazo ugasanga wenda habayeho no kuba wakwitura hasi. Turakwemerera icara nta kibazo rwose, hanyuma tuganire wicaye, nta kibazo rwose. Ni ukuvuga ngo izo mbago zari zigufasha, ni imbago cyangwa ni insimbura? Inyunganirangingo. Sawa, ngaho komeza. Ntabwo nari muciye mu ijambo, ariko uvuze gato ku buhamya bw'umuntu wavutse ari impumyi, hanyuma turabyumva, ariko uza kunosha gato ku buhamya bwawe. Uravuga ngo nawe wavukanye ubumuga, kandi muri make ubwo ugiye kudusangiza agace k'ubuhamya nibura. Tuguhaye umwanya, ngaho komeza. Murakoze. Nyine nanjye navukanye ubumuga, kuno umwana yiga kugenda mu rugo bahita babona ko afite ikibazo cy'ingingo, ntabwo nashoboraga gutambuka. Babonye nigira kugenda ku gikuta, babona ko ingingo zanjye cyangwa se amagufwa yanjye adakomeye, kubera ko hariho imfura ya mama yavukanye nayo ubumuga. Njyewe bihutira kujya kumvuza ngo barebe ikibazo mfite. Jenoside yabaye rero aribwo tuvuye i Gatagara, bampaye inkweto ngo bagerageze barebe, nazo tuzita mu rugo, turagenda nyine. Ariko tugarutse bagerageza kunsubizayo, bancisha mu byuma, babona nta kintu bamfasha ku ngingo zanjye mfite, kuko ikibazo cy'ubumuga mfite ubu ngubu ni uko ingingo zanjye, amagufwa yanjye adakomeye, aroroshye nka kumwe ay'abana aba yoroshye. Iyo nteruye ikintu gihita gicika kikagwa, sinashobora kwimesera, nta kindi kintu nakora, sinakubura ngo bikunde, kubera ikibazo cy'amagufwa adakomeye yoroshye cyane. Ikintu cyose fashe kirancika. Ariko muri icyo gihe nyine uri kumva bakibona yuko bimeze gutyo, ntabwo nahise nkundwa mu rugo cyane. Barabigerageje byanze, nyine babona nta kindi bamarira, bati ukwiriye kuba mu rugo, ukaba iyo ngiyo mu gikari mu ivu, ahantu ntambaraga inkweto, ahantu ntambaraga umwenda, nari mubi biteye ubwoba. Ariko Yesu ankura aho hantu ntarinzwi. Ndakeka ko no mu gace ntuyemo hari abatazi ko navukiye muri urwo rugo, bitewe n'uko mu rugo bambonye bakabona ko ndi uwo kuba mu gikari, ntakwiriye kugera ku muhanda nk'abandi bantu. Ariko ndashima Imana yankuye aho hantu ikangeza aharenze ku irembo, nkaba najya no mu ivugabutumwa hagati y'amateraniro, nkavuga kugira neza ku Imana. Nahoranaga agahinda n'umubabaro, nahoranaga ubwihebe, ntabwo nari nzi yuko nzagira mu minsi myiza nk'iyo ndimo Yesu yangejejemo, kuko yampaye umunezero. Papa Beno yampaye umunezero mwinshi, asaza umutima wanjye. Ariko data wa twese angeza aho ngeze ubu, ndamushimira. Ingingo zanjye zari zoroshye binarenze, ni Yesu wagiye nkomeza mo gake gake, agenda nkomeza, ngenda numva nkomera. Mbere nituraga hasi nk'inshuro 10, ariko ubu hari igihe mara ukwezi ntituye hasi ku maguru yanjye, ku birenge, hejuru y'ibirenge. Mfite inkovu cyane kubera kwitura hasi. Akenshi nabaga mfite ibikomere, akenshi nabaga mfite ibisebe kubera kwitura. Ariko ibyo bintu ntabwo bikibaho cyane, ntabwo nitura kubera ikizengerera, ni ibintu biza kubera koroha kw'ingingo, nkumva birabaye. Ariko Yesu akanyomora, ndamushimira nabyo cyane, kuko hari abitura hasi bagapfa. Ndashima Yesu ko ngwa ku birenge bya marayika, niyo bibaye ntabwo bikomera cyane. Amen. Imana yo mu ijuru ndayishimye, yampaye umunezero aho narindi. Yesu yampuyeyo,
ambwira neza. sawa. Ikibazo cy'amatsiko ngira ngo nkubaze, wenda birashoboka ko hari n'undi wenda ushobora kukibaza, ariko hagize ukenera icyo yatubaza wenda yabaza ashobora kubishyira muri commentaire akazabibaza, ni byiza. Ariko ikibazo cy'amatsiko mfite n'abandi bashobora kugira, hari igihe umuntu aba mu buzima akagira ibikomere bimukomeretsa ku mutima, akagira ikintu kimubabaza cyangwa se kimushimisha, ariko njye ntabwo nkubaza mu munezero, kuko biragaragara ko wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ukaba usenga, icyo nacyo biragaragara, birumvikana, ntabwo umunezero muri Yesu wawubura, cyane ko mbere y'ibindi byose wavuze ngo reka ubanze tuganire ijambo ry'Imana. Ariko ikibazo cy'amatsiko mu bintu mu buzima bwawe, muri iyo mibereho ya gutyo, ikintu cyakubabaje mu buzima bwawe, cyakubabaje ni ikihe? Ikintu cyambabaje cyane kikantera umubabaro no kuba naravutse simfatwe nk'abandi bana, simpabwa agaciro nk'abandi bana, nkambuga uburenganzira bwo kuba mfite ibitekerezo bizima. Nubwo ingingo zari zoroshye, ariko nari mfite ibitekerezo bizima, kuba natekereza, kuba hari aho najya, kuba najya mu bandi, ariko nkabibuzwa. Ibyo biri mu bintu iyo nibutse numva binteye umubabaro, nibyo bintu byambabaje cyane. Kutabona uburenganzira nk'abandi bana, birumvikana ntabwo byabura kugukomeretsa, ariko ndimo nibaza se mu buhande rw'ubuzima bwawe mu buryo bw'imibereho, iyo mvuze imibereho urabyumva, wavuze ko kumesa utabishobora, ubikora ariko bikugoye. Ubwo ku ruhande rw'ubuzima bwawe bigenda bite, ubikora gute, mbese mu ncamake ubayeho gute ku ruhande rw'imibereho yawe? Ubu birumvikana umukobwa hari ibintu byinshi cyane umuntu akenera, ubikora ute, bigenda bite? Imana yo mu ijuru hamwe no gusenga, iyo mbuze ikintu nsenga Imana, iyo ngize icyo nkenera nsenga Imana, kuko Imana ifite abakozi benshi. Iyo mbonye imyambaro yanjye yanduye, hari igihe Imana yohereza abantu bakafurira, hari igihe umuntu avuga ati reka nguhe amafaranga ushaka umuntu kumesera. N'ubwo buryo Imana igenda intungamo, ariko mu bigaragara nta kintu nashobora njyewe ubwanjye kwikorera ngo numve nagikora. Numvise uvuga ngo hari igihe umuntu aguha amafaranga, binteye kwibaza, kuko hari abantu bamwe bafite ikibazo cy'ubumuga usanga bari mu magare, abandi ku masoko basabiriza. None se nawe ujya gusaba mu masoko, bigenda bite? Ubwo buryo urimo uvuga amafaranga uyabona gute? Jewe rwose nkihamagagwa nanjye baranabasabaga isabune bakambwira ngo ninjye gusaba mu isoko, nabasaba umwenda bakambwira ngo ninjye gusaba mu isoko, uri kumva, nabasaba amazi yo koga bakambwira ngo ntayo bampaye, narimo bisa nabi. Ariko aho namenyeye Yesu yanzanyemo igitekerezo cyo kuba nakwiga imashini, rero mbona umuntu yiniza kugira ngo uretse gatoya wiga imashini nayo magufa adakomeye. Ubwo se wayize gute? nyine kugira ngo nyonge, nyine numvaga ari ibintu nanjye bigoye, ariko niyumvamo mu bitekerezo ko nashobora. Yego, wumva washobora? Nabishobora ntitaye uko ingingo zanjye zoroshye. Ngira ngo nyiga byatangaje abantu, no mu gace ntuyemo namanje no guhura n'akatati uriya ntitwamuha umwenda ngo awudodo ukomere, bitewe n'ingingo ze n'uko ubumuga afite bumeze. Ariko genda niga, nyine ungiriye impuhwe ushaka kugira icyo amarira ampa akazi nkabasha kubona isabune, bumwe bikanga, ariko nzi ko kubera kwizera Imana bizagenda bikunda. Hari akantu wari uvuze ngo imashini, nk'umuntu muri ubwo buzima, imashini wayikuye hehe? Imashini warayiguze? Imashini mbese ntabwo ndimo mbyumva. Imashini ufite ukoresha ni iyawe? Imashini mfite niyo umuntu yamaye, ubwo bishoboka ko ashobora kugera igihe akayisubiza. Ni umuntu wagutije imashini, akugira impuhwe akamutiza imashini, akamutize ndebe ko uzabishobora. Ni muri ubwo buryo, ariko mfite ibyiringiro ko nzatunga yanjye hamwe no gusenga. Imana izabikora.
sawa. Umuntu yakwibaza byinshi cyane akakenera kuba yakubaza. Wavuze ko uri umukristo, biragaragara utuganije n'ijambo ry'Imana kandi birumvikana. None ni iki wabwira abana bafite ubumuga? Ni iki wababwira mu buryo butandukanye? Ni iki wababwira? Icyifuzo cyo bumva babwira icyo babagezaho. Icyifuzo nabwira abantu bafite ubumuga, ari abagore n'abakobwa, abasore, abagabo, icyifuzo nababwira nuko bakwiyumvamo ko bashoboye, hari ikintu bakwigezaho, nubwo iyo nzira ifundanye, ariko Imana hamwe no kwizera igenda iyagura ukagera ku bintu utatekerezaga n'imiryango itagutekerezagaho yuko washobora. Kwigirira icyizere ukumva ko ushoboye, hari icyo uzageraho. Ikindi kibazo cy'amatsiko, wenda birashoboka ko muri komanteri hari abantu bari busabe ko ubuhamya bwawe wenda bwazasubirwamo cyangwa se wenda ukazabaha burambuye, ariko ikibazo cy'amatsiko ndimo nibaza, none ni iki wabwira abana bafite ababyeyi bafite, ni iki wabwira ababyeyi bafite abana bafite ubumuga? Wababwira iki? Yewe ikintu nabwira ababyeyi bafite abana bafite ubumuga ni uko bakwegera abo bana bakabaganiriza. Ntekereza ko iyo ababyeyi banjye banganiriza kare mba ngeze kure, kuko ibintu byose nagiye mbitekereza nkaca no mu nzira, nuko kwiga nigaga batazi aho mba nicwa n'inzara, ariko numva nshaka kugira icyo nikorera. Nuko babegera bakaganira n'abo bana bakumva ibitekerezo byabo, hanyuma bakabafasha kugira ngo nabo bazamuke, kuko nabo barashoboye, turashoboye. Ari ibintu twageraho. Mbese murashoboye. Muri make buhise uvuga mu bitekerezo byacu turashoboye. Yego. Umuntu ashobora kuba adafite imbaraga z'ingingo zo kuba yakora ikintu, ariko wamufasha mu bitekerezo akakigeraho. Imana iguha umugisha. Sawa bakunzi bacu, nimugubwe neza, Imana ibaha umugisha. Twatekereje ko ari byiza cyane ko hari ubuhamya bw'abantu runaka twabasangiza, nubwo ari byinshi mu ncamake, ariko Imana ishimwe. Dushimye Imana rero ku bwa mushiki wacu. Kandi ese wowe ku ruhande rwawe urumva bimeze bite? Birashoboka ko wenda muri komanteri ugira icyo wandika, ugira icyo uvuga, ariko yavuze ngo nubwo dufite ubumuga ariko natwe turashoboye. Si byiza ko muduha akato, turi abantu nk'abandi. Ndetse agera ubwo aravuga ngo kandi ni byiza ko abantu babana n'ubumuga, bafite ubumuga, bigirira icyizere, bakumva ko nabo bishoboka ko byahinduka. Ni ukuri ni byiza nawe uri mu byumva utabana udafite ubumuga, ushobora kubona abantu babaye rimwe, birashoboka ko mu myumvire yawe hari uko bitekerezaga, ariko uyu mu buhamya bwe gatoya aravuze ngo nyamara natwe turashoboye. Imana ishimwe. Kandi nyuma y'uwo mubabaro azatubwira mu gihe kiri imbere, mu ncamake aravuze ngo Yesu yamuhaye ibyishimo. Imana ihabwa icyubahiro. Reka kandi tumwinginge asenga Imana, asengera abantu bazakurikirana iki kiganiro. Ni karibu gusenga Imana. Mushiki wacu Fred, turagushimye Yesu, tugushimiye wowe ushimye yuko dukora umurimo mugari kuri uru rubuga. Mwami Imana Nyiringabo, nyemerera yewe Yesu Kristo abazumva, Uwiteka Imana, iri jambo n'ubu buhamya bizazana impinduka muri bo, mu mitima no mu ntekerezo. Uzabashyigikire mwana w'intama w'Imana, nubane nabo mu minsi yo kubaho kwabo. Kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, Uwiteka we uzabahuririmbago mu buryo bwose. Mwana w'intama w'Imana, reka buri wese yigirire icyizere, reka buri wese ushyigikira ibitekerezo bye kugira ngo agire ahagera. Uwiteka Imana Nyiringabo, urakoze kumvishe gusenga kwacu, tubisabye twiringiye izina rya Yesu Kristo. Amen.